kwirirwa turabashuje cyane. Ni channel, ni YouTube channel ibagezaho ibiganiro byiza, ibiganiro bijyanye na tekinoloji. Turabashimiye rero kubwo kudukurikirana, tukaba tubwira umuntu utarakora subscribe ni ukureba hasi akajambo kanditseho subscribe, ukagakandaho ukadukurikirana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho agatwik cyangwa se akantu keza cyane umukunzi wacu yadusabye muri comment. Nawe tukwibutsa kuba watwandikira muri comment ukatubwira ubutacyo twazakugezaho. Turabashimira kandi ku ubwitange mubasha kugira bwo kugenda mudukurikirana. Kuri uyu munsi rero tugiye kubagezaho akantu keza cyane twasabwe n'umukunzi wacu. Yaratubwiye ati muzatugezeho ukuntu umuntu yajya amenya uwandikiye umukunzi. Ni uburyo rero bworoshye cyane ariko abantu batazi, nk'uko twabagejejeho uburyo umuntu ashobora kumenya umushuti wawe cyangwa se umukunzi wawe cyangwa umuntu ushaka kuzajya umenyera amakuru ye. Muri aka kanya rero tugiye kubagezaho uburyo noneho ushobora kumenya umuntu wandikiriye cyangwa se wandikiye umuntu ushaka kuzaza ugezaho amakuru. Ntucikwe rero, ni mu kanya gatoya. Dutangiye twihuse, ni ukuba telefone ebyiri, telefone yawe irimo connection na telefone y'umushuti wawe. Niyo yaba itarimo connection, kuko ntabwo ari ngombwa ko yo igira connection, ni ukuvuga ngo ni telefone yawe irimo connection, ukagira nawe telefone ye, zose zigomba kuba ari smartphone. Ariko niyo yaba atari smartphone, biterwa na application afite uko imeze. Nk'ubu urabona application iyi nyine ya message twandikiyeho yagomba kuba afite. Bigenda gute rero? Wowe ufungura data zawe, njye murabona zirafunguye data murabona zirafunguye. Wamara gufungura data zawe ukajya kuri Google Chrome cyangwa kuri Opera Mini, biterwa na browser ukoresha. Wamara kugeraho ukandikamo ijambo message for web. Kubera ko njye yari isanzwe irimo, urabona ni iyi ngiyi, wowe uhita ubyandika hano hejuru, message for web, gutya message for web, ukemeza hahita haza akantu kameze gutya. Iyo hari akantu kameze gutya, ikintu ukurikizaho ujya hano hejuru, ahari utudomo, hano ku tudomo hano hejuru, impande y'aka gakuruwa, hano ku tudomo dutatu hejuru y'iyi foto yanjye yo kuri Google, ukahemeza. Iyo umaze kuhemeza uramanuka hepfo ukareba ahantu handitse desktop site. Warangiza aka kazu k'umukara ugashyiramo V. Iyo ugashyizemo uhita ubona ishusho imeze gutya. Iyo umaze kubona ishusho uhita wandikamo, uhita ureba ahantu handitse message for web. Ni hehe? Dore ngaha handitse message for web, ukahemeza kuko ni message for web tuba dushaka. Iyo umaze kuhemeza uhita ubona ishusho imeze gutya. Ntabwo iragaragara neza, reka tuyizuminge igaragare. Zoominga kabisa ikagaragara. Iyo imaze kugaragara uhita ufata telefoni ya wa mushuti wawe, telefoni yiwe, ukajya muri message, ukareba ahantu handitse ngo message for web, ukahemeza bakakwereka akantu gasikana, ugahita uza ugasikana ino foto, ahasigaye message ukajya uzibona hano. Ikintu ukora iyo umaze kubona kano gafoto, ubwo urabona connection irafunguye. Ni nako n'ujya no gusoma ama message uzaza uyasomera aha ngaha. Uzaza ufungura biriya byose twaciyemo, uze hano uzasanga message bamwandikiye ziri aha ngaha. Message yose bazaza bamwoherereza uzaza uzisomera hano. Uzaza hano
mesaje z'umunsi zose uzisome, nta mesaje n'imwe izagucika. Bigenda gute rero? Ufata telefone yiwe, ubikure muri telefone yiwe ukajya muri mesaje, wamara kugera muri meseji ugakanda kuri twa tudomo impande y'agasaci hano kuri utu tuntu warangiza ukareba ahantu handitse message for web ukahemeza, ugahita ujya ahangaha handitse ngo QR code scanner ukahemeza. Iyo umaze kuhemeza bahita baguha akantu gasikana, urabona ko ni uko ngewe bwije, ariko ari ku manywa kaba kagaragara neza. Urabona ufata kamera y'iyo telefone yiwe ugahita ushyira kuri ka kantu kawe kandi k'ubururu, igahita ikana kode, bikaba birarangiye, hasigaye ubona amakuru. Murakoze cyane rero kudukurikira, twishimiye kandi ibitekerezo byanyu. Bye bye.